ku banyarwanda batuye muri Canada, mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ubabwiye umugabo witwa Basabose Philipo, biyumvira umugabo wihebeye igikorwa cyo gucamo ibice abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda. Iyi gahunda mbi y'uyu mugabo ufatanyije n'itsinda ry'abantu batandukanye batuye muri ibyo bihugu bafite ibitekerezo nk'ibye, bateguye kuri iki cyumweru gahunda yo gutangiza ishyirahamwe bise Gicumbi, rigamije kongera imbaraga muri iyi migambi yabo mibisha yo kurema amacakubiri mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ku nyungu zabo bwite. Umuntu yakwibaza ati, Basabose uyu udatewe isoni no kuba ku ruhembe rw'abashaka gusenya umuryango mugari w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ni muntu ki? Ni iki kibimutera? Basabose Philipo avuka mu yahoze ari komine Nshiri ku Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyaruguru hafi y'ishuri rya Groupe Scolaire y'i Runyombyi, aho bakunda kwita i Santos. Yize amashuri yisumbuye mu seminari nto ya Karubanda. Arangije amashuri yakoze iwabo muri komine Nshiri, ari uwungirije burugumesitiri wa Nshiri witwaga Murasandonyi Philipo, wayoboye iyo komine kuva mu 1962. Nyuma yakomereje kaminuza i Nyakinama. Jenoside yakorewe Abatutsi ba mu 1994 niho yigaga. Inkotanyi nizo zamurokoye zimuha amahirwe yo guhita akomeza kaminuza i Butare mu 1995, aninjira no mu ngabo z'u Rwanda. Arangije kaminuza yakoze muri Air Force i Kanombe, aza no guhabwa amahirwe yo kujya gukomeza icyiciro cya gatatu cya kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yishyurirwa na Leta y'u Rwanda. Nyuma yagarutse mu Rwanda, aza gutoroka igihugu, acika igisirikare agiye gushaka ubuhunzi muri Canada. Nubwo yagiye muri ubwo buryo, ntabwo u Rwanda rwigeze rumukurikirana. Ikimenyimenyi mu 2011 yagarutse mu Rwanda nta nkomyi, anatanga ikiganiro mu ihuriro ryabereye kuri Hotel Serena ryabanjirije kwibuka ku nshuro ya 17 Jenoside yakorewe Abatutsi. Philipo Basabose yahisemo kuba ku isonga ry'abasebya ubuyobozi bw'u Rwanda, afatanyije n'abandi bahisemo iyo nzira, barimo ikigarasha cyitwa Charlotte Mukankusi, ufitanye isano n'umugore wa Basabose Philipo, kuko Mukankusi ari nyina wabo w'umugore wa Basabose. Umuhungu w'imfura wa Basabose ubu ni umusirikare mu ngabo za Canada. Philipo Basabose yagiye yirukanwa mu mashyirahamwe y'abacitse ku icumu kubera imiterere ye yo kubangamira ibikorwa bya leta byo guteza imbere abacitse ku icumu no gusebya ubuyobozi bw'igihugu bwahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni muri urwo rwego mu 2018 yirukanywe mu ishyirahamwe rya Ibuka Action, urugemwe rihuje bamwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside bari ku migabane yose yo ku isi. Kuva mu 2019, Philipo Basabose yayoboye ibikorwa bibi byo kubangamira kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi no kwandika inyandiko zisebya ubuyobozi bw'igihugu. Ikigaragara ni uko Basabose icyo ashaka ari ugukomeza gahunda y'ibigarasha, gusebya ubuyobozi bw'igihugu no gucamo ibice abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi nibashishoze, bitandukanye n'iyo migambi mibi ya Philipo Basabose ndetse n'agatsiko ke bafatanyije. Abenshi mu bagize agatsiko gafatanya na Philipo Basabose baba muri Canada kagizwe n'aba bakurikira: harimo Etienne Masozera, harimo Gasana Garika, harimo Tabita Gwiza, harimo Philibert Muzima, Dada Gasirabo, Clarisse Kayisire Mukundente, Hozia Niyibizi, Jacqueline Cyamuzima, Simeon Rwaniye, Abijuru Abel, Emerance Kayijuka, Nkubana Louis, Ntagara Jean Paul na Utamuriza Eugenie. Hiyongera baba muri Amerika bakuriwe na Albert Gasake, hakabamo Innocent Sendashonga, hakabamo Richard Niwenshuti, Samuel Masabo, Israel Ntaganzwa, Musabyimana Jean de Dieu na Jovin Bayingana. Abafatanyije nawe baba mu Bubiligi barimo Angelique Rutayisire, Donata Uwanyirigira, John Nkaka, Emeline Munanayire, Gaspard Gahondogo, Mukarugagi Matibori, Alvera Mukeshimana, Murebwayire Agnes, Wibambe Leontine, hakajyamo na Miheta Ndorimana Tatien. Abangaba bunganirwa n'abari mu Buholandi bagizwe na Louis Rugambage, hakabamo Esperance Mukashema n'umugabo we Sisi Evariste baherutse kwitaba Imana. Harimo Teddy Umurerwa na Rugambwa Teddy bo mu Bwongereza, hakabamo Prosper Mamara wo muri Senegal. Muri Espagne harimo Bizumuremyi Bonaventure na mu Rwanda Shyaka Theogene.
musaza wa Esperance Mukashema, bakaba abana bamukurira wo ku Muhima ndetse n'abandi. Benshi muri bamaze kubabwira icyo bahuriyeho nuko usanga ari abantu bafite ibibazo byabo bwite cyangwa bashyigikira amakosa n'ibyaha byakozwe na bamwe bo mu miryango yabo cyangwa n'inshuti zabo, bagahitamo inzira mbi yo gushyigikira abanyamakosa, none ubu bakaba bashaka kwifashisha jenoside yakorewe abatutsi n'abacitse ku icumu muri rusange mu nyungu z'aka gatsiko k'inyangabirama. Abacitse ku icumu nimushishoze mwitandukanye n'iyo migambi mibi ya Filipo Basabose n'agatsiko bafatanyije. Ngendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukore subscribe.